umuntu avuze ngo Imana ntibaho ntabwo ngiye mbyemera byavugwa abandi ariko nabatipe tuvatse dusanze Imana itabaho ariko ngiye kugitenge ngiye nabonye Imana mbura umubyeyi wambyaye nabonye Imana n'amaso yanjye abiri nayibonye sinzabyura icyo gihe ntashye mu gitondo saa 8 saa 9 ndyamye ivire gufata agacupa nawe urabyumva abantu bahari nawe urabyumva subize se hari utari subize ko ibintu byarakomeye mviho gafata ndaryamye saa 9 ndyama saa 9 saa 10 gucyo mu nzozi nkajya mbona imodoka ari ibiri mikatakata ku gipangu nambaye boxer y'umweru mu nzozi mbibone mu nziko mbibone imodoka nyibona ku gipangu iyo gipangu kimeze nabaga muri kumwe bimeze shigukira hejuru fungura umuryango w'icyumba fungura muri salo ndareba njya ku gipangu ndongo kasanga ibyo narutaga nabonaga mu nzozi y'ibyo gikuba oya uzike nahise nkora ese nko bitamo umuryango denga igipangu cyari gifite n'amacupa sinayumvishe ko yankase ntanko biteje hejuru ndiruka ni kariso abatojya bambara mu rutoki ndiko nambaye kariso uzwi abambonye tsiyo rajya ni kariso ndicara mukaniye gutya amarara ashoka nziriki mama yabuze ikintu asubiza najya kuryama kabye nabonye yarabibonaga yego yabibonaga rimwe na rimwe akambwira ati ufite inyatsi baravuga ati ufite inyatsi inyatsi ni ukuntu ufata ku kintu ntumenya aho kigiye bikanga myanya intoki jera ngasingira ikintu bikanga ubwo n'ubuhamya bukomeye ariko nizera ko Imana yarambwiye ngo nzakira jera ndacyategereje ndacyategereje ese ndashaje ukiri muto ambwiza ukuri ushana nawe nshinege ntari umbwira ati nkurebye ndabona ushaje nabyo mbyakire abanshi intege ni benshi igihe natangiye kumva nkajya ni bya kera waciyemo uyu munsi none umutima mva umeze gute n'ubu turi kuganira umva umeze gute hatwinjiza mu minsi yashize umuntu yarambwiye ngo ujye usenga cyane jera numva nangeze mu gihe cyo kwiyegereza Imana si ukubeshya ariko bitewe nuko turi abasore kandi duca mu bintu bikomeye ati byagenze gute ngiye kuvuga ibyaha byanjye kandi mu by'ukuri ngiye kumubwira ikibazo ukuntu kimeze ndarondoye ati numva ibintu ufite bigoye ati ngwamagaro ni mudamu w'inshuti yanjye usenga uba Nyamirambo usenge ku izina ry'Imana mbure mama wambyaye niko byagenze arahamagaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Sunday Park Jardin nziza hano mu mujyi wa Kigali ebana ndi kumwe n'icyamamare muri cinema hano iwacu mu Rwanda n'umwe mu bantu mukunda cyane nka Shaffy mukunda cyane nka Paul muri bamenya ariko mwamumenye cyane kuri filme yitwa Naheza hisi naho twatangiye kubona isura ye cyane twatangiye kubona by'umwihariko indi sura y'umugabo y'umusore yahikina umwana muto cyane nananutse Shaffy tugwe ikaze mu kiganiro inkuru yawe murakoze cyane Rukundo Arno yego izina ntabwo ryibagiranye ryaribagiranye ubwo navango ryaribagiranye ko yako nta muntu ugira impamagara gihe ko n'abantu twiganye mu ishuri nabwo kera ntarajya mu bintu bya filme ariko nabo twiganaga muri kaminuza banyitaga Shaffy Arno ni Gake cyane mu rugo banyita Arno mama nyita Arno yego ariko mu rugo hari igihe mushobora gusanga petit frère nyise Shaffy ariko benshi ni Arno nyine muri famille bose ni Arno wa ese mbwira winji wundi muntu bya cinema gute uburyo nabyinjiyemo rero simbizi biba binatangaje ufite uburyo nabigiyemo mbere kera muri 2000 gutyo na kangahe najya nkunda kumva ikinamico kuri Radio Rwanda umva n'ibintu nkunze nkumva ni gafata za cassette amatepo nka recordinga théâtre namara ku recording nkongera nkayisubiramo nkanayandika rimwe ngahuza n'abana muri quartier tugakina ikinamico biraho biza gutyo none ko ari umuntu w'umudamu wasukunda kakuza mu rugo gusuka mama kanyiteza afate ku uyu mwana wawe afite impano asa kumfata akaboko anjyana ahantu bankoresha casting baravuga ati byose umukino twashaga ni n'uyu ntabwo twiga tujya kure so ntangira gutyo ntangiye gutyo kuko abantu ibintu byabereye muri quartier Kimisagara no twari dutuye nza gukubitana na ba Fabiola ko Fabiola acaka kwire mu rugo ataha tangira gahunda yo gukora filime amarira y'urukundo ari nka cooperative nimba cooperative ngira byita twishyira hamwe twese buri hazana yafite ari harimo umudamu ntago namuvuga ko
harimo n'umusore w'inshuti yawe inshuti yawe wari uri aho ngaho ndamukubwira ariko ntabwo namuvugira aha ngaha noneho yari umumama nyine ukomeye nyine twe twanatinyaga nyine burya iyo ahantu hose mugiye gukora business burya amafaranga abikwa n'umuntu uyafite ntibazakubeshye nta muntu w'umushonji ubika amafaranga niyo ufite umutima muzima baravuga ati wa nuko dufashe uwo mudamu baravuga ati ntugomba kubika amafaranga arafashe ararunda hanyuma yashyiraho filime irakozwe tari filime twari tuyicuruza mu ntara ibirenge byarahiye ibiho nagiye Rusizi na Fabiola dukubitana mu mujyi wa Rusizi nabo bari bacuruza filime bazivungana bandi bazakubeshya twese uko tubona twarakubitse muri kiriya gihe twese twacuruza filime twayicururiza ngo ndayicuruje majije kuyicuruza urubukinyi ukajya no gucuruza mfara cyane kugira ngo rebe nyine ko company yanyu cyangwa koperative yanyu izatera imbere abandi kancuruze nishizeho umwete nyazane twongekanye dukora ibindi bice dukora n'azindi mafilime menshi ufite urukundo rw'ibyo bintu ndabyukanye nacuruzaga mu isoko rya Kamembe rya Rusizi baranzi nambara design ntemutugurire filime se filime yihe wowe ukina filime ni cyane sura ko ndi hose we nguzi ko ariho gushaka utagura ngo urabona ngura akara keza ngo akana mukeza ngura icyo ngicyo ariko umva yereba kuri design akareba isura akabona anziho urumva na Fabiola nta muntu wari ubaza icyo gihe akangurira DVD ndacuruje DVD za mbere ndazirangiza igikombe nari mfite igikombe kirimo 50 ndazimara n'izindi 50 bazinyoreje kuri agence zingeraho ndazicuruza ndayabona filime nigurishaga igihumbi ibihumbi maganayo 200 numva nakucuruje oya namanje kubanza n'izindi 150 wabonye ko bya bintu bikomeye ndacuruje najyanye 50 mfata 200 ndavana ya mafaranga mbonye kayajyana nta nubwo ubibaze ko ntateze n'umura ayo mafaranga banyohereje itike yindi bashyira hamwe nka koperative ngo bakohereze itike kandi nyafite ati oya uyakoraho urayazana gutya ari imbumbe ntabwo nararaga n'ahantu vuye mufite ahantu ho kurara cyagiye mu minsi ingahe nababwiye ko mfite famille aho hantu kandi ko yari hari tonto wanye niho yabaga harara aho ngaho nkabyuka njya gucuruza kaya amafaranga nyazana 200 200 yagejejeyo barayafata barayabika ati fata izindi DVD ntose ngaho muyapangize gahunda tayangaragiye muri company ariko numva abantu baravuga ati nyamara hano harimo akantu ndumva nta mafaranga tuzabona kandi amafaranga wayatanze amafaranga nayatanze aho numva ko ni byose ntago bazampeza kumva turi inshuti kandi numva ko bababona ko nakoze inshuro ya kabiri baravuga ati noneho umuntu kugira ngo bigende neza kandi ama transport byatangiye kuba ikibazo umuntu azajya acuruza afataho amafaranga 200 kuri DVD yo kuba yagura amakana ndabyibuka sinzabyibagirwa nafasheho amafaranga 2020 niyo yonyine nasaguye nyagura agafuka k'umuceri nyazanira mama kuko mama yabonye ngarutse bwa mbere abonye ngarutse aravuga ati se ko hagiye gucuruza amafaranga ari numva ari muri koperative nta kibazo kindi gihari ngo sawa ariko yumva ko ibintu bitameze neza ndavana byose bya bintu atazananyita ninga wenda ko nagiye nta kintu namumariye reka mugura agafuka k'umuceri agafuka k'umuceri ndakamuzanira ndakamuhereza arishima ati bya bintu murakora ndamugurira umuceri mubyeyi n'ababyeyi n'ababazi umuceri ndawuguze no mu rugo bajya barya umuceri batisha muri mumara ry'ubyo naguze umusenyi mutoya noneho birarangira ngiye kumva se gahunda ihari none no kugabana bimeze bite ati warasaza amafaranga ntaye hari ntago nagiye mu bintu byinshi wabaza gwese aravuga ngo amafaranga twarahombye wabaza ngo yahombye gute amafaranga watanze natanze nabandi bose na Fabiola nibaza kubeshye baraje barayatanga uwo mudamu twese yaraturize dukanuye dukuzaho ubyumvisha ko nawe wahita wiyahura none uwo mudamu nimwambugite amafaranga twaguhaye umudamu nawe yarakinaga dukina dukorana umudamu yaravuze ngo amafaranga bayibye ntayahari cyane barayamwibye ngo ntayo warenzaho iki kindi byahise biba ngombwa yuko filime Amarira y'Urukundo itangira yindi tugakora neza ibindi bice nta kibazo umudamu avamo turihiringa ariko ngenda avuga nti ntabwo nkorana namwe namaje ko naho mwese mushobora kuba muri bamwe nca ku ruhande kwanjye hari societe y'itumanaho yari itangiye gukora irimo gukora nyine ishaka ibintu byo kujya ngo byo kujya babohereza amafaranga kuri telefone ibi by'ubucuruzi byo kuri telefone njyayo baraturokita nk'ibisanzwe baraduha training ndakora nkora mu gihe cy'umweru kimwe niba atari 2 mbona amafaranga y'igishoro nashaka nawe kanigire muri filime ntangira filime ntaheza yisigura ndagasezera winje muri ntaheza yisigura ntaheza yisise igitekerezo cyaje gute kuko ni filime mpamvu ndi kwikubaza ni filime yakozwe pe mu kuyandika rero ntago nari nzi kwandika filime sinkubeshye nani ariko najya kuri internet nkabanye bayandika gutya bigenda gutya na gutya kwihugura
sinzi ukuntu nagiye ku mudamu duturanye yari umudamu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu mudugudu nk'ibyo ngibyo mpageze nsanga ari umudamu w'umushuti we mugenzi we wamusuye arimo amuririra ambwira ati umugabo wanjye nca inyuma ambwira byinshi bitandukanye umugabo aransenye yewe umugabo ni mubi amumanukura koko nahicaye ku ruhande rwabo ku gasima hanze ndumvise ukuntu ujya wumva ikiganiro ugashaka gucuma akarenge ngo wumve ko winjira mu kiganiro ko abantu batera story bikunze kuba hano mu kabari abagabo barimo baganira mu kabari batera story ntabwo nawe ngo urabibonye nguriya match ngo yibushize uko bagezemo nanjye nkora akageste mbatakayemo turaganiriye dutera story ndabwa niko abagabo ati kuki abagabo bahemuka umudamu noneho yivunya umuntu noneho arambwira koko kandi ntaraya ko ndi umwana mutoya arayavuga arambwira avuga byagenze n'ibyo byose ngo ngiye gusubiza umugabo mukira ntayize gusa yigenza kwa filime agataye mu ntumvije imitekerezo afite n'ibyanjye n'abantu bandiye amafaranga nanjye ya filime n'ibyo ngendamo na muri iyi si ya rurema mpita inyuma aho kanya hano muri ngende nsinzira navuye saa 12 z'umugoroba mpita nkaraba saa moya nari mfashe impapuro za duplicate ntangira kwandika mu cyumba ngira gutya yavuze ibintu bitandukanye nta gitekerezo kuyamva ngo ndavuga nti nzakora filime ntaheza hisi nta gitekerezo cyaturutse ntangira filime ntaheza hisi gutyo wa mudamu natwaye nimero ze nkajya nongera nkamaza ibitekerezo bya ya nkuru yambwiraga n'ibyo byose mwibarisha ko utazi ko ndi kuyikora finaloma yaje kubona ko ndakoze ya filime aravuga ati wankoreye akantu kazima filime yeretse umugabo amaje kureba umugabo uwo mugabo baje no kongera gusubirana baraniyunga umugabo arakizwa bivuye filime yego iriya filime ni filime navuga ngo byanze kunze wari witezeho ibintu byinshi cyane mbere yo kuyandika wumva ko ishobora kuba yagira hari hantu yageze yego narabyumvaga ikintu cya mbere numvaga ko ninkora story nkayandika neza ngashaka abakinnyi bakayikina neza umukameramani ni mufite mwiza nzi neza ko ashoboye location mu rugo bari kuzima inzu n'izindi za famille nkazikoresha yo numva ko nta kibazo ariko ikindi kibazo cyari gihari nubwo famille twabaga mu nzu iraho ariko none ikindi cyaje kumbogamizi burya hari ukuntu ufite famille yindi yagusapotinga ku nzu ariko filime batarayibonamo rimwe na rimwe ugasanga abantu baguhaye inzu no guhaye inzu ntayiguhe kabiri ati ibi bintu byanyu se bizatanga umusaruro ibi ni ibiki ibintu nk'ibyo bitandukanye so bimwe na bimwe ntibabyumve ariko byo nakoze bikeya n'igice cya mbere gisohoka kuko igice cya mbere gisohoka cyaciye no kuri televiziyo y'igihugu baramamaza n'ibyo byose ko bya bintu bishoboka batangira kubona ko filime itangiye kugenda izamuka so ku giti cyanjye rero numva ko bishoboka nkumva ko byibuze hariho filime izamenyekana nkumva ko byibuze abantu mfite cyangwa se abantu nzashaka n'abanyarwanda mu filime itangiye gutera imbere no kumenyekana bizakundwa kandi bizashoboka. Shaffy dusubize muri cyagiye mwashutingaga yego nabaga mumeze gute byari bigoye dore ukuntu byari bigoye rosasi muri iyo filime habaga hari ibintu bizakenerwa uko amafaranga yakuye muri ya company nakubwiye yarishinzwe ibikorwa byo kwamamaza yampaye amafaranga make ayo mafaranga make nakoreye ntago nari kuyashyira muri filime yose kandi ninjye jenyine byabaye ngombwa ko abantu nzana abantu babikunda nabo kandi babyibonamo ariko nabo bagatanga imigabane ikibazo cyaje kuvuga ni iki rosasi hari igihe utanga amafaranga y'umugabane ariko utazi gukina kandi ugomba gukina ntabwo ari uvuga natanze umugabane ngo nzunguka nanjye ngaragare hari ikibazo natanze amafaranga yanjye uranga ko nkina gute rimwe rimwe bakavuga turiya muntu bakajyana twakoraga repetition cy'imisagara ku mashuri aturiya muntu ntabwo ashoboye turiya ngomba kumusimbura rimwe rimwe watakumva telefone zimuza guhamagara ati nubwo wanditse filime atari kuguriya muntu ashaka gukina rero kubera iki bitekerezeho ukumva ni intambara noneho ikindi kibazo twaje kugira urabona ko twe urumva muri filime iyo wandika amaprops uzakenera ukavuga ati wenda tuzakina umugati wo kurya mu gitondo ariko bari kurya ku meza ni umugati umureti ibintu nk'ibyo wowe uzazana ipano uzazana ikiziriko cy'ihene barimo n'ahantu twazirikaga ihene ikiziriko cy'inzu ugomba kugishaka kwaza ukizanye buri wese twamuha task yo kuza kizanye reka rero kera kaba urumva twumva ko buri wese twamubwiye ibyo bintu byo kuzana ngewe ntacyo nabonye ikiziriko mwantumye ntacyo nabonye amafaranga aravaye kandi mubije mwavuze ko azakizana kandi mwabikonfirimye ubwo akazi kagahagarara byari imbogamizi zigoye ariko icy'ingenzi twashimira Imana nuko nyine byakunze kabwira umuntu ati wowe uzamushakira imyenda yo kwambara uzayimutiza nta muntu wagiraga ikintu cye twambaraga imyenda umuntu ukavuga ati ufite inkweto nziza uzayintizana ibyo inkweto nakoresha nizo umutipe wantije yitwa sympathique uyu sigaye yitwa ngo ni DJ Lion niho wambaga inkweto zo kwambara ni byinshi ni benshi bagiye bamasupporting abanyangura ese nambaraga imyenda yabo byanze ni urukundo rwa filime wari ufite icyo gihe filime yarasohotse igeze hanze twararyanye byigeze banka twararyanye kankubwire twararyanye yumva yo wengewe
oya twararyanye buriya ubuzima bwanjye naciyemo ni movie twararyanye filime ubwo nisohotse igice cya mbere twebwe ubwo twakoze nta bwenge twari dufite hari ukuntu ujya kuri tero ugashutinga ibice byose ukabishutinga icyarimwe twashutinze kimwe turangize kimwe tugicuruze tubone amafaranga tuzajya gushutinga icya kabiri tugende ku cya gatatu kandi twari dufite yari ndo gutwara igishane cya kabiri biranga dukora icyo gice cya mbere ariko mu gikoze igice cya mbere aho bapanze kuzarangiza filime hari igihe ubona ko bati iyi nzu ko turi kwishutiramo kandi kabandi tuzayigarukamo reka dukore ikindi gice cya kabiri ko cyabaga cyanditse reka ntacyo tugikorera aha ngaha ugasanga dushutinze tubonye filime igice kimwe n'igice hasigaye ikindi gice cyuzuza cya gice cya kabiri kugira ngo filime tujyane ku isoko reka igice cya mbere kirangiye tujyanye ku isoko hari ibindi byasigaye muri studio reka ducuruze filime kampani yitwa Magasin de Gake Group niyo yatuguriraga amafaranga koraga hara kwa Rubango mu gikari baduhaye amafaranga baduhaye miliyoni imwe n'igice yari menshi icyo gihe ariko ko mana yagasana kayabo ko bazaga ngo kutugereka bavuga ati filime twayumvishije turimo iciri kuba tuyigereke azana 500 tukabyanga miliyoni imwe n'igice bayishizeho bashyizeho abantu bareba no kuntu umuntu agiye atanga wenda 10 20 kwihiringa ko filime tayifite 500 katugabana induru ziravuga umakumva ko mamaye sheke y'amafaranga miliyoni imwe n'igice bacyumva ko nayifashe bose barahamagaranye ninjiye muri beka ngo ngiye muri beka kubikuza umurongo wari utoye muri beka bari hanze ko mutinjira ati ari umuntu wacu uri muhana aravuga atanagiye kuba intambara ati ndasohoka mfite akamverope ati amaboko barayafata ati bite tugende tubivugane hose amafaranga ariko nakava amafaranga twagabana se turagabana tugendeye ku migabane ikindi cya kabiri ni tujya kugabana mwibuka ko ari amafaranga tumusigara yo kugira gute yo gukora ibindi byo byasigaye ati bye ntabwo reka tuyagabane tuzongera dutange yo gukora ikindi gice urumva kugira ngo ubwire abantu ntabwo bababwira gutyo yaje kuba intambara kugira ngo wumvishe abantu amafaranga yabonetse ibibazo nanafunzwe ntabwo ko mana nyagasani kubera ayo mafaranga kuri brigade ya Muhima ati umuntu yaturiye asiko nagendeye ku migabane abandi bati ura ntabwo ugomba gufata amafaranga ntabwo yakinnye niko yatanze umugabane kandi twaravuze ko wakina utakina n'ubundi byose ari hande ati woya twaravuze tunakina umfusanga ni intambara ntitubyumva kimwe ntitubigenze gute ibintu birangwa ati amafaranga yakoreshejwe gute ubundi ati Shaffy araturiye ndafungwa kuri brigade ya Muhima cyo gihe bamfunguye ari kwirayidi komanda wa polisi abona ko nta mpamvu yo gufungwa abese warafungwa ziriki amafaranga yabahaye nga yarahari ati none sasa nimba abatarabonye amafaranga ateka tugufungura ubugene buyagabane ubugabanye neza ku buryo bumvikana ntibafungura mwumvikana ati naza twumvikane barafungwa ari kwirayidi agenda mu rugo nirira umugati n'icyayi bumvishe ngo ndafunguwe nyine n'icyayi nkimara kujya kunywa icyayi ngabo ku gipangu no rasona ati twakumvisha ati waje sha kiduhe turagabana bamwe baravuga ati twe duhe umugabane wacu twigendere ko bashaka ko amafaranga avuga ati twakanze amafaranga ariko bitugoye ko twabonye ko yungutse reka twigire mu bucuruzi bwacu bw'ibindi bintu nabagiye kwicururiza utundi tu business twabo ku ruhande barayabona sigarana abantu 8 twara abantu 23 sinzabyibagirwa muri babandi sigarana 8 turakona nabo filime irunguka ko pe babandi bashaka kugaruka ntago bikunda babandi nabo tuje kugenda dutandukana urumva haje igihe babandi umunani n'ifite nabo bafite akandi kazi nabase ko mufite akandi kazi mwe munakora ngiye ari filime byonyine ndi kujya muri isaha niga muri kaminuza ntangiye kaminuza tuzakorana dute nzajya mvunika ngiye nyine basi noneho imigabane ndabyemeye ariko mujye munyenera byibuze n'itike kujya muri ibintu byanyu kandi no kumva birumvikana umuntu imara akora business ebyiri iyo ya filime n'indi akora ku ruhande biza kwanya bati turakuvunisha ikorere wenyine nza gusigara n'abandi batatu turakora turastragolingana dukora filime sinzabyibagira twakoze filime nshoyemo miliyoni 7 turahomba duhombye turabyakira tumaje kubyakira baravuga ati byose ndabona haje ibintu byo guhomba abapirateri bari bo bakiyongera cyane ukora filime ugasanga gutanze ku isoko tuvuga ati bya bintu biragoye DVD imwe ikavamo ijana cyane abantu baravuga ati nta kuri twabigenza baravuga ati twe twikurema kacu karenge ikomereza inzira nkomeza inzira bura naciye mu mateka maremare ntangira kwiga muri kaminuza muri Kiste usigaye yitwa CST College of Science and Technology ndahava njya kwiga muri kaminuza Butare iyo warahuye campus ndangije mu gihe nkiri kwigayo ndavuga niba byose nkora indi filime wari wakora filime nziza aba bakinnyi ba Mamanike bakajya bazi Butare gukina mfite agence insupportinga
shootinga filime mu hotel y'Ibutara ama support ngakina vango nzabameza ari projet nziza imeze neza wamara urumva mutindi yanitse nkiriva jera twaraho jera hari igihe nishaka mbona ubundi nzakira I know nishaka mbona ubundi inziriki ubwo se inkoze nkirihinga hari ibintu twakoraga hari company y'ikinyobwa yenga ikinyobwa cy'Imholandi irazi duha kasi kaduha buri weekend najya nkorera amafaranga 50 ashyira muri filime ndashora kaduha koza amezi 6 samedi 50 na dimanche 50 kandi niko ubwo ni 100 ku kwezi si ari menshi shoye umukameramani dushunze filime turayishunze ayakira muri machine ya machine hard disk zapfe hari inkuru numvishe ngewe ubwanjye nari ndi nyumva rambwa ati ya filime yapfuye yakwamye ntibigenze bitese nari ngiye no kuryama ndabyuka ari saa 7 z'ijoro nzamuka n'amaguru njya kumura ntibigenze bite byo byanze bwakiye mu gitondo ngi Bugande ngo barebe njya kazi ni kazi biranga filime irakwama none ngira igikomere ku mutima cyo kubibwira iki abakinyete bya bintu byarapfuye wabivuga wapi filime kudasohoka handi mukina kina yitanze n'urukundo umunyarwanda ati ngewe nta nkene kuzaka amafaranga kuzanyambika nge nzabyikorera agahamagara abantu nge nzagenzigera muri salon nkine kuba ngo rutuntu buri wese yitanga filime yarapfuye nkora indi filime ya kabiri ubwo ntibirangiye ndahombye nkora indi filime ya kabiri irimo umuhungu byanditse muri filime ko agomba gutera inda abakobwa babiri byaje kurangira bibaye biri iyo filime iri gukora abatera inda muri filime babiri icyarimwe basambaniye muri filime se hanze ya filime ampana kuri tele twatangiye filime turi gukina sinamenye aho byabereye nkuko kabasura naje kurangira bose banakundanye muzo musanzwe no muri filime byari byanditse ko bazakundana birangira mukundanye muzo musanzwe abatera inda nkuko byanditse muri script haba umukobwa arambwa ati sinkeneye kubona n'uriya muhungu muri filime umuhungu ati nanjye sinkeneye kubona n'abakobwa muri filime hindura script nahindura gute narayanditse filime ihagarariraho duhura n'ibikomere byinshi urongera ugira ikibazo duhura n'ibikomere byinshi cyane icyo watekerezaga iki mu mutima urumva uhuye n'ibikomere byinshi cyane none bya filime by'ibyuko natekereje ko Imana inyanga ndavuga nibyo byose ngiye nshobora gusanga hari umuntu wananzemo igitambo cy'ikuzimu cyangwa apfa nabi ngapfa nk'inyegera ngapfa nk'imbeba ubwo nyine ko byagenze ubwo oya wese kabirakomera mugabo n'izina ry'Imana sorry kabisa buretse wumve se ubwo nibaye gutyo wumve ko hari ikigeragezo buri ikigeragezo umuntu ahura n'ikigeragezo mu buryo bwinshi ubwo birabaye ubwo byari bibaye mbere yuko nkoze filime nabwo ikarangira nabi twakoze filime dukorana n'umugabo iyo filime yacaga kuri televiziyo y'igihugu nayo yitwa Umwanzuro caga wariye irarangira irangiye mbona amafaranga make nkubitaho n'icyo gihe umuntu imaje kugira ndavuga ndabigenza gute kwa pirateri batangiye kwiyongera piratage yongereye mu gihugu ndabigenza gute nyoboko ya YouTube wumva ukuntu ngiye satani angendaho sininje kuri YouTube ngeze kuri YouTube nshinga channel sinzabyibagirwa amajije kuyicreatinga ndayicreatinga channel yanjye numva ariko numva ko ntashaka gukora ari bya bintu byo kumva nyine ku kintu ubugikunda ariko kumva nta byara kuzinu warabizinu kumva nta biki ku mutima nza gukora filime nkora filime yitwa Gashugi yahita bene nzi uko bikora gusa pasiko bazinga igihumbi ntazi uko bikora ko bavuga ati birakora urashyira nta kintu nzi cyabyo umva kuzunguka ari mu gice kandi nabonaga abandi bakora ntabwo nanjye ubwo nanjye reka nshyireho bura numva ko amafaranga waza ariko nkumva ko ngo ningira ngo pasiko bazi igihumbi ngo iki ni cyose ngo nzabona amafaranga njyayo nta makuru mfiteho urumva ko nakoraga filime ziri locale ncuruza ku ma DVD n'iki byose numvaga ko cyangwa se TV series numva ko ngaho nyine Imana izacu rubanza nza kugira amahirwe amajije gukora episode ndi gushutinga umuntu amama arambwira ati bigenda gutya ndabona bya bintu atinyereka dashboard yo umuntu arimo amafaranga ntinange bizakunda bizagenda gutya bizagenda gutya mu kwezi mu kwa mbere 2020 ndakoze shutinze filime Gashugi mbona imiragenda itumbagira mbona views zirimo ziraza mbona harahiye mu kwa gatatu ku itariki 14 ngo covid biraje mba monitse ku itariki 17 nindi ribuze ko monitiriza ko mbaye monitse kuri 17 z'ukwezi kwa gatatu kandi covid irimo haba ntazo uburyo bashaka monetization ndabigenza gute kujye urasohoka hanze niguma mu rugo uraca he
ujye kwiposta ariko burya ubona nanavuye Butare ndi hano I Kigali nanikodeshe niba Kabeza ndavuga reka nambara imyenda ya siporo mfata n'ibinini byo muri farumasi n'ibinini muri farumasi bishyira mu mufuka ubwo abantu nje kureba nje kubareba hehe bagiye kunkora monetization Inyamirambo kurya nyuma hano ntuze gitoka muri 10 ibintu nk'ibyo hafi no kuri bawo n'amaguru nambara tene siporo ndavuga ni mfite ibinini aho n'abantu bava he mvuye kugura ibinini mu rugo nizi ni hano ruguru aho bamfatiraga nyine turi mu rugo ni hano ruguru ndagenda ngerayo abatipe mu kumonetiriza nabo umva satani bafata AdSense yabo bari bashyiramo nkajya nkora bajyana ye baba we ndabazi n'inshuti zanjye kugezana n'ubu kwagendesheje man ndagaruka kugaruka nabo ngaruka ariko still ndaba nica muri yanza none nciye mu ngahura n'abandi bahagarikije baravuga ati uyu muntu n'umunyamanyanga nafunga nca mu yindi zenda zenguruka ngaruka Kabeza wizeye ko amafaranga azakugera nzajyaho byose babirangije nta kibazo biranga ndayabura nguma aho ngaho abakinyi ko nari kuvuga ati cyane yabaye muritse n'ibyo so ngura amafaranga ndategeza amafaranga amaje kugira amafaranga igihumbi nduhira abandi ati se ko nta mafaranga mbona ati yo twashyize mu AdSense itariyo babishaka numvise ntayo mutwe ndavuga ni why me I know kubera iki nge biza kuba nza guhura n'umuntu wo muri famille nawe arambwira ati reka dukorane atereka nzana AdSense twaye dushyira muri iyo ngiyo yikuremo nyine inoboremo dushyiremo iyi ngiyi twinoboye nawe nitwumvikana kaho ati amaje kwigezamo agatara bwatoya atereka nkomeze nikorera ibyanjye mu mujyo wanjye nza gukomeza nzagunda bandika nshaka indi channel yindi bimonetize iyo channel inakoresha byize nkajya nshyiramo AdSense nkabona biraje ngeramo hagati ndimo shooting amana kundi yatangiye gutera imana ifite akamera umuntu yagiye nyihereza barakiba kaho Esko numva byose ari ibibazo hamwe umuntu reba filime ni nziza gashugi mbone no kugira impamvu yabaye mbi bivuge gutya nabonye kuvuga ikintu uko ibintu babona ko babyiteze ntabwo baje kubibona ugakoresha kamera nziza mbere nyuma ugakoresha mbi kubera ko udafite arya nk'umurwayi rimwe na rimwe bya bintu bamenyereje abantu bigagenda bitakaza karite ndabasaba ko namemereye ibintu bizima filime kabitangiye kugenda isubira inyuma ndabigenza gute mfata icyemezo cyo kuvuga ngo reka filime nyihagarike imajije kugera kure kubikoresha babe barabinyibye nkajya ntira rimwe na rimwe utiye ko bwati ndakwemerera kamera cyo kumonye kiraka ntabwo uri buyikoreshe ubukiyeranje nyine ugafata icyo ubonye ibintu bigenda byanga gutyo ndavuga ni byose kanshyira ubwenge ku gihe ndicara maze igihe kinini ntakora ubu mbona nimena kwibye kamera kandi yakoreshaga ndicara nkanura amaso ndahomba ariko handi impomba ariko byanyabyo ubuzima buranga ubuzima buranga burashayira kugezana n'ubu ngubu nkoresha kamera z'umutipe ntira ubu ndamukinira akantiza kamera kaza kanshutingira nziza natangiye indi filime nshyashya yitwa Love is Blind izanasohoka vuba hanga na trailer hanze ariko ndakubwije ukuri ko ubuzima bwanjye naciyemo muri cinema rimwe na rimwe kavuga se kuki abantu bakinye kera hakaba hari abandi bari kuzungu batera imbere kurenza abandi bakoze kera satani man sasa rero bitumye nibaza ibintu byose waciyemo byari ibibazo byinshi cyane byinshi ubwo ndabirezimye ni ibibazo gusa ndabirezimye kugira ngo kadi yawe tuzura ndabirezimye ni iki cyatumye ukomeza hacika intege udacika intege ni ibintu nakundaga ikindi reka nkubwire Jera ngenda senga ndi umudive ndi umukatolike ndi umwadeperi winseka oya ntabwo ari byo yego ndabikubwira impamvu ari byo abadive nabasengiyemo kandi ndasenga cyane adeperi ushobora gutera indirimbo 15 mba nziza izigitabo mu badive nuko ariko nkabana n'abatijwe mu bakatolike nkanahabwa isakaramento nkanakomezwa yego aho hasi impamvu ngo ndiho niko naciye kandi nkagira ibihe byiza ujye gushaka imana se njya gushaka imana hari umudamu twari muri kati wampanuriye araje arambwira ati ariko nyamara ibintu utangiye bya filime hari imbere uzatera imbere ubona cyari kuri wa muhamagaro wa muntu umbwira ngo hari ahantu bizakugeza ntagendera kuri ya believe ariko none ako simbyizere neza nza kumbwira ati imana izamfashe ndashaka kuzansengera byibuze nkabona buruse yo kwiga ese kwiga muri kashi ubuganga nese utabonye ubuganga ukajya kwiga nk'ahandi hatandukanye ati ngenda mbona utazajya mu buganga amana yo kumbona ntabwo ngiye mu buganga mbona ngiye muri science za chimie nibaza byo science za chimie nzazihuza na filime nabwo bikancanga mbona ibyo yampanuye ko atariho nzajya ntangira kwizera ko
bya bintu bishoboka. Rimwe na rimwe none narihebye ndi Butare ko namaje kwiga muri kaminuza Butare naniga ngumayo. Ntabaye imyaka 5 nyuma yo kwiga nkomeza kwibera Butare kumwe uba warihebye uba mu nzu. N'ubundi se ko filime nkora bingahomba nshaka nzapfire mu nzu. Kera kabaye abantu bashinzwe umutekano baza kumfata. Ari mfite icyaha jera. Bafite ikibazo. Ari mfite icyaha. Ari nakoze icyaha ariko kitari icyaha cya danje. Bumvaga ko ari icyaha ribu rwose iraza. Ariko nagira nkubwire ku isako nabonye ngewe Imana. Avec imezi. N'amaso yanjye abiri. Iyo umuntu avuze ngo Imana ntibaho ntabwo ngiye mbyemera. Byavugwa abandi ariko batipe tuvatse dusanze Imana itabaho ariko ngiye ku giti ngiye nabonye Imana. Mbura umubyeyi wambyaye nabonye Imana n'amaso yanjye abiri. Nayibonye ne. Sinzabyo icyo gihe nari ntashye mu gitondo saa 8 saa 9. Ndyamye. Ivire gufata agacupa nawe urabyumva abantu bahari nawe urabyumva. Subize se bari Butare subize ko nimero byarakomeye. Mvuye kugafata ndaryamye saa 9. Ndyama saa 9. Saa 10 gutyo mu nzozi nkajya mbona imodoka ari ibiri mikatakata ku gipangu. Nambaye boxer y'umweru mu nzozi. Mu nzozi mbibone mu nzozi mbibone imodoka nyibona ku gipangu iyo gipangu kimeze nabaga muri kumwe bimeze. Shigukira hejuru. Fungura umuryango w'icyumba, fungura muri sala. Ndareba. Njya ku gipangu ndunguka asanga ibyo narutaga nabonaga mu nzozi n'ibyo biri kuba. Uzikina ise nkora. Ese nkubita mu muryango ndenga igipangu cyari gifite n'amacupa sinayumvishe ko yankase. Ndankubita hejuru ndiruka. Ni kariso. Abatojya bambara mu rutoki ndiko nambaye kariso. Shaffy uzwi. Abambonye nsiyo rajya ni kariso. Kumbe uwatanze amakuru yatanze nabi. Bashaka umutipe uri mahonga ucuruza ibiyobyabwenge. Badanga ibiyobyabwenge. Kavuga ariko ashobora kuba bahanga baranahararira nyine ibintu by'abantu n'umutekano birumvikana. Barashakira ati twamubonye navemo. Nanjye ndirukanse munyabyaye ngo munyabyahazi ruka nawe umirukankishije. Nanjye ndiruka. Kugaruka. Kugaruka nyuma ibyo bashaka ngo bakibonye ndagaruka. Abandi batariko turashaka umusore babwe magera ndo ati mufungura inzu basanga si mutipe sa ndikina filime. Twataro yungutse kubanza ari umuntu babana. Kumbe abana ngo umuntu yinjira muri bagate nyuma. Nuko ngo bano ufite ngo ibiyobyabwenge aho ngaho baza kumujyana gutyo. Ariko nanjye ngubwire ngo ibyo bintu byarambonekera. Wibaze none iyo baza kunjyana bamfate nkana none nambaye kariso kandi atari nanjye wenda bataramenya amakuru neza bari kugenza icyaha. Ari kubigenza nte ariko cyamenyetse ko Imana ibaho nuko ibyo narose mu nzozi nahise mbibona. Wese ubibona baje nubwo bari baje gushaka undi wari ufite icyaha nawe wikeka cyari gere ko atari icyo. Uri kubyumva ibintu ngibyo uri kubyumva ibintu ngibyo nari ngifite ariko kitari icyo. So urumva rero wikeka ariko usanga icyo nakeka atari icyo. Urumva byaje no kurajya iyo kugenda ko ari icyaha nako cyari cyagera ko. So ni birebire byacu ni birebire. Bukomeye twicaye turimo dusanya haka nubwo nabikubwira. Ngira kubizi bashyira ariko ndahari ukaburi coding. Nibwo wabyumva. Twaciye mu sango. Ndetse ubwira. Ntabwo wagize igihe cyo kwiheba. Depression. Narihebye rimwe na rimwe reka nkubwire jera. Urumva kwa kuba handi Butare na bya bintu byose nakoraga byaranze. Urumva i Kigali. Filime zanahize zo nazikoraga ni muri segonderi. Niga muri kiste nkora yenda ngomba gukora kwa kuni mu kaminuza abariga muri kiste bajyana Butare ngo nangendera muri abo ngi Butare nkwamirayo noneho byo kuvuga ngo filime ngo ntabwo nzayikora ndangiza kaminuza ngumayo byo kujya n'isoni n'ipfumu byo kugaruka mu mujyi wa Kigali ndakora iki hajya nguma mu nzu none mama kajya mpamagara ati nyagupfa we bene ko nkunda kumbwira nyagupfa we twarangije kwiga abandi bafite ibyo bakora ubundi aho ngo hamara iki rimwe ari mu byaha gutaha nk'umutego ati atese nta gasukari bareka bati nanjye nakubiswe nta kintu ufite ndamubwira umuntu muri lisansi uryamye mu nzu ufite no kujya mu mujyi wa Kigali kandi akambwira ati nyamara uvuye Butare ukajya Kigali hari uburyo wakora urwo byo ibintu ngibyo narihebye je narihebye hahandi wayinje nzaba umuntu bikanga rimwe na rimwe nyine ubuzima bwati burante kwanga kugira mu bantu kandi ugiye umuntu wese yakubiswe yanakennye ntawe ugera mu bantu ariko buryo bahamagara ati ko kana kagize anniversaire gute se ntago ugiye ufite ibibazo ntaho ujya uca nyine bati nta kundi so nagize ibibazo ndahangayika ndakubitika ngiye ubuzima bwanjye sinkubeshye
ni bugenda gutya ni nka zigzag line gutya tu shit libre tubwiye ko abonye Imana narayibonye ntabwo iki wabona umuhate wo gusenga bw'Imana wayi kuki bino bintu aribyo bibaho narasengaga ariko nkageraho nkabireka naje kugira umukopine oya se ngira umukopine uwo mukopine ntazabimenya uwo mukopine nagize cyagiye njya gucuruza amantuze ama DVD twaje kumenyana nyuma tuza kumenyana none tubyimbitse kajya nsura gutyo bisanzwe noneho uwo mukopine mugereka muri kaminuza Butare yamagana amatike y'ubuntu abo muri marije no batagikora yo nabo bamwirukana yashaka muri myaka bwati fata itike nakora muri chance burya bafite n'amatike y'ubuntu nyine arukuna gushuguritsa bwati fata itike bakwicazemo ugende bwana ko umuntu mpaye 250 byo kugibe yari 460 yampaye waba ufite ikarita ukagenda muri agence twagenderaga 2 ariko bakampiye muri 440 yabane ko byuzuye umuntu n'umuntu arambwira asengeraga hano muri rusengero rwa restoration atugeze tujye gusengera muri serire burya usenga niyo ntacyo wabona urya mutima wumva ubohotse tukajyana gusenga muri serire ngataha mu rugo numva afite umutima umeze neza numva naruhutse ayo ngategeze kwakuka kwanjye ko nzakora cyari kizagira abibura aho ndasengera iki ko baza gushura ukwezi nkajyayo ese byagenze gute nakubashye ntago umuhamagaro wanjye ariko nemere si byangiye nteka mbirekere ba nyirabyo mama tuza kwicara turimo dusenga tumajije kugenda bwana ubundi reka tumanze tumungira inama nziriki sorry kabisa ndicara mukaniye gutya amarara ashoka nziriki mama yabuze kinasubiza najya kuryama kabye nawe yarabibonaga yego yabibonaga rimwe rimwe akambwira ati ufite inyatsi baravuga ati ufite inyatsi inyatsi ni ukuntu ufata ku kintu gutya ntumenya aho kigiye bikanga myanya intoki jera ngasingira ikintu bikanga ngakora n'abantu diro ati nkaba nkundangira nk'ikintu mbango kibanze ngiye gusha buti naguha mu 400 nta nata nabwo ati byanze ariko buryo I know bikanga sorry ba jira bikanga kugeza n'isa sinkubeshye cyakoze ikintu shimira Imana ayo kurya sinyabura ayo kwambara sinyabura ayo nkora nyine amafaranga nkorera yose ahwanye na bezo zanjye nkenera nta saving ubwo n'ubuhamya bukomeye ariko nizera ko Imana yarambwiye ngo nzakira jera ndacyategereje ndacyategereje ese ndashaje ukiri muto ambwiza ukuri ushaka nawe nshinege ntari umbwira ati nkurebye ndabona ushaje nabyo mbyakire abanshi intege ni benshi uracyari butoye Imana ishimwe ubibonye ndashaka kumenya n'uyu munsi mu by'ukuri uracyahura na bya bizazane nkura nabyo nese banyibye kamera gute banyibye kamera ndi kuri mobile money vuba hanga mpagaze ku mu agent ngiye kuguza amafaranga kamera tuvuye muri shooting ndambitse ngiri hagati y'amaguru irabura igikapu igena tanye kumva nkajya ni bya kera waciyemo uyu munsi none umutima mva umeze gute n'ubu turi kuganira umva umeze gute hatwinjiza mu minsi yashize umuntu yarambwiye ngo ujye usenga cyane jera numva nangeze mu gihe cyo kwiyegereza Imana sukubeshye ariko bitewe nuko turi abasore kandi duca mu bintu bikomeye ati byagenze gute wenda unyumva wenda ushobora kunseka nawe ukanseka burya ari igihe umuntu akubwira ijambo ugashya ubwoba bitewe n'ibyo wabonye buri muntu ambwira ikintu cyo kumana bitewe n'Imana nabonye nirukanka ndicara ambwira ama message ama voice note arambwira ati nari ndimo nsengana na Bagahongayire ati umuntu ukunda bakunda gusengana nari Gahongayire yambwiye gutya na gutya ati uyu muntu mubwira asenge cyane avuga jewe yego vuba aha nta kwezi gushize yego usikintu byahise binsaba yabimbwiye ndi muri office nicaye ngiye kweditinga akantu umutima urangibunzwe birandenga wari wajya kubaza ikintu nawe ubwawuze nagiye kuba security ntiharya iyo umuntu aguhanuriye ibintu byanze bikunze birasohoza cyangwa ushobora gusengera n'ibintu umuvumo mubi cyangwa se ibintu bibi byari kuzakubaho bikakuvaho barambwira ati birashoboka none se hano umuntu nabona usenga banzaniye umukirina ataro tuzi umumama hano w'umukirina usenga umukirina yamanutse mubwira ibyaha byanjye
ngiye kuvuga ibyaha byanjye kandi mu by'ukuri ngiye kumubwira ikibazo ukuntu kimeze ndarondoye ati numva ibintu ufite bigoye ati ngo amagaro ni mudamu w'inshuti yanjye usenga uba Nyamirambo usenge ku izina ry'Imana mbure mama wambyaye niko byagenze arahamagaye ntabwo ati atari umusore numvise ufite ikibazo ukora hano nkorera nta kuntu twamufasha arambwira ati ari kuwa gatanu kuwa gatatu arambwira ati noneho ati kuwa gatatu tuzaza hano kuri office wawe mu cyumba tuzenge niho ya tuzasengera mu rugo ati noneho watuziyirize arabikoze ndabyuka nirwa mu rugo ndabitegura bangizo saa 11 tamu babiri twarasenze turasenga barandondora ibya ndihana birarangira numva ko mbohotse mu mutima wanjye barataha ndabwa ntimwajya mubara byose nkari mu kwezi tugahora tugasenga ari usenga kuva nyine ubohotse mu mutima uraruhutse ariko nafashe initiative ndyama nsenze ubu ndyama nsenze jera ubu ndategereje utegereje icyo bizatanga ariko ndyama nsenze ngeze muri bya bihe ntinabyibuze umuntu nkumuriza akamba hafi nageze n'ahantu mfite abana ndihira amashuri nanjye nagira icyo mbona byiza mbati byibuze abana bo muri primaire hariya ntago ari amafaranga menshi nkagabanya amakaye mo nabwira ati mpa support inyoreza amakaya naye nubwo harimo n'ababyihoreye bivuze gutyo ntabwo nagomba kubivuga ngeze mu gihe hari ikintu tuziye dukora wenda aba YouTubers bakora violation nkora icyo bita use content cano barayihagarika bayihagarika ukwezi ibindi byago mu minsi yashize ibindi byago ikibazo naje guhura nacyo surakizi ubwo ntihagaze filime nashyiragaho yagashuye abaturage ngaruka barayibagiwe mu gihe bamfunguriye ngaruka barayibagiwe ndavuga ndabigenza gute babana kugira ngo ati no ese ku ishuri bimeze gutya na gutya byabaye nko ngurisha igikoresho cyo mu nzu kugira ngo babone icyo bageraho vuba ubu navuga ni yose filime nubwo wenda nahuye n'ibizazaniye igashuye asanga ariyo muvumo wanjye ntangira indi ufite indi yitwa ngo Love is Blind urukundo ni impumyi kandi ko ni impumyi nabibonye mango ni na true story uzayireba azabona ibintu naciyemo n'abantu benshi zanjye bazayibona ko Love is Blind itarasohoka izasohoka tero yagiye hanze nshobora kwisohoka ku wa mbere cyangwa ku wa kane hagati yo kwa mbere no ku wa kane nzayisohoka no ku wa kane ntegereje ko nyine niba mbwira ati barayikunze cyangwa bakabyanga nzafunga imiryango nzaza nkubwire njera byanze mpakaza kandi ntuzanseke kuko mu buzima mu isi turiho nk'abantu iby'isi ni gatebe gatoki isamba afite ejo bikanga ariko njye naciye mu bigeragezo bikomeye kandi ngenzi neza ko Imana narambwiye ngo nzabaho neza kandi ndategereje ubu ngo hari n'ubuhamya bwanjye ariko icyo ndusha abandi nabonye Imana nzuko Imana ikora nzuko Imana imeze kandi nzi neza ko wasenze Imana ntajya korwa n'isoni uyu munsi urasenga ndasenga ariko nkubwiye ngo njya mu rusengero naba nkubeshye jera urusengero ntabwo ari byo urwo ngo usenga kugira ngo uruhuke cyangwa jera sinkubeshye mero kujya mu rusengero ashize nk'imyaka ngahe bariya ine imyaka ine nabwo niyo na mbere yaho najyagamo nka rimwe mu mwaka ngasenga gutyo bikanga impamvu uruvuga ngo kuki ntajyaga njyayo jera nuko ari ntajyaga buri cyumwe nkajya gusenga njya no mu misa ariko n'ikivuzo ngiye gusengera rimwe na rimwe sinkibone rimwe na rimwe ngacika intege bitewe na bya bintu rimwe nkabanga Imana yaranyibagiwe none rimwe na rimwe Satani aza no kunteza inyatsi zagira ku cyumweru ugasanga nahuye n'ibigeragezo bituma ntajya gusenga kuri uwo munsi rimwe na rimwe ugasanga ndahwekereye nkiga ko no ku cyumweru hamaje kuba saa 7 cyangwa saa 7 basarije umunsi ni ku cyumweru ariko icyo nshima Imana ntiyibagirwa nuko ngiye kuryama nsenga nakora ibyaha bimeze gute ko tugenda tugacumura tutagize tugacumura dukora bitu tugacumura ariko byibuze nibuka ko Imana iriho ururema ariho nkaryama ngasenga ndasenga n'umuntu uzambwira ngo akambwira ati nimero yawe ndayifite tujye gusenga akambwira ati Imana yamwe ngo dusenge tuzasenga nubwo hari abantu benshi bayobya abandi ariko ngiye nkuramo ibyanjye niyo nasenga none akambwira ngo baravanga abahigi benshi bayobya imbuburari cyangwa ngo hanze ngo hangango abantu basenga ngo abanyabinyoma bahanura ibinyoma njye ntacyo babimbwiye azirunga zindi gusenga numva ko umutima wanjye nawuhaye Imana ibyo wavuga byose ntacyo babimbwiye kandi urusengero rwose wanjyanamo ruvuga Imana neza ndasenga ntaye konsengera ndasenga wanjyana wangirikani wanjyana he hose ndasenga pfa kuba bavuga Imana ngewe nkunda Imana narayibonye kandi buri wese nzamubwira
ibyiza by'Imana. Yego Shaffy, hari umuntu ushaka kubona nka Paulin aho ni muri bamenya no muri izo filime zindi z'agashugi n'andi atandukanye, ntahuze n'ibyo bibazo byawe ufite, ubasha kubikavaringa nta n'ababimenya, ubasha kubikavaringa mpora nisekera. I think ko abantu benshi bari kureba kino kiganiro nanjye ndimo batangaye n'uburyo uvuga story yawe ngiye ku giti cyanjye mani irababaje, ariko uyivuga mu buryo buri funny so funny, ariko ubabaye cyane. Niyo mpamvu abantu bumvise nseka, bumvise nyine you know bite ubasha kukavaringa ako kababaro gute? Ikintu cya mbere nizera kandi menya kandi numva kandi nubaha, nemera ko nyuma y'ubuzima hari ubundi, kandi nemera ko iyi saha nshobora kuva ku isi. Numva ko ibintu byose nimaje gufata nk'ari ibintu bisanzwe, kandi mfata ko ari umugambi w'Imana, kandi ngwicyo nzaba kimana ibikiza. Ntago ronje nifuza ibirenze intekerezo zanjye cyangwa se byamiringe ku ntenyo birenze uwundi we. So ngewe ngerageza kwisa nyine gusoroma nyine ibindeba. So iyo ndi mu kazi kangiro ka buri munsi yaba ari filime mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nta n'umwe umenya akababaro kanjye. Nkora ibindeba nkigendera. Naba hari uburyo nyine mbona ibintu bitagenze zambwira bamenya ati bameti ndabona ariko bimeze gutya na gutya byanze. Nawe arabyumva nk'umuntu. Ariko ntabwo ngiye buri wese ngo mbibwire ngo akababaro kanjye kameze gutya na gutya. Nuko nyine baye ngoma nyine ko reka mbivuge nyine tu. Buriya nkivuze ikintu nyine ndaruhuka tu. Uri gukora filime yiswe Love is Blind. Love is Blind. Yego. Urukundo ni impumyi. Wizeye ko utubwiye ko muri no misuri gusenga, wizeye ko ino filime itazagira ibyo bibazo noneho? Aricyo twita icyizere. Simbizi. Kubera ko ntago ndi Imana cyangwa se ndi umuntu, ndasenga nsaba ko byazatera imbere. Nabo dukorana umunsi ku munsi baradusenyera bati filime izagendereza byibuze izaduha icyo twifuza. N'abantu turi kuyikorana bagiye bampa support ndanabashimira. Bose baritanze. Okay, Imana idufashije yatera imbere ikahaza ibyifuzo byacu. Ariko ngiye kukubwira nakubwiye se ngo umva ko ibyo nakoze ibishoboka nk'umwana w'umuntu. Nzana kamera nziza, nzana story nziza, nzana abatekinisiye beza, nzana abakinyi beza, byose natanze ibyo mfite. Ibyo ntazabaha nibyo ntazaba mfite cyangwa se ntari mfite. Filime ni nziza. Ntegereje ko abaturage bazayakira. Imana nibishaka bizagenda, kandi iyo byagenda nabi Imana izabifite impamvu. Ngiye nemera ko ikintu cyose Imana igucisha mu bigeragezo kugira ngo irebe ko bizagenda. Wihanga nkubaze ikintu kibazo. Hari akantu kitwa ngo what if. Byagenda kose. Byaramuka bibaye nk'ibyana. Kuko nabyumvise Shaffy, nta kintu wigeze ukoraho ngo kibe kizima. Uko nabyumvise n'ibyabaga byarongeraga bikanga. Ngenda kubwiye ngo genda gutya. Byose bijya hasi. Uratangira hejuru bikamanuka hasi. What if icyo kintu iyo uvuze ngo byaramuka byongeye kuba nka kwakundi, ako kana ntabwo kajya kaza mu mutima kumva ubwani bwinshi? Ubwo barakwica. Ariko ikintu cyuma none wongera gukomera nuko Imana yaduhishe kureba ejo hazaza. Ntago uhagarara hano ngo urebe ikiri inyuma y'urukuta cyangwa urebe ikiri inyuma y'ibyo bintu. Imana ibashe kutwereka ejo hazaza hacu ukuntu hameze. Nina kwambiye twasara. Buri Imana ni nyabwenge cyane. Nibikora ntabwo nyine ndacyari muri za strago. Ntago nziheba jera. Uyu munsi ntabwo urava mu bibazo urimo. Watubwiye ko hari umuntu wigeze kugwanira ati uzakira, ariko tujura cyabona ibintu cyategereje. Ariko uracyabona ibintu bijyana. Kanima nzakirira mu ijuru nabyo birashoboka wenda ko rwo yabonye ko nzakirira mu ijuru akabona ko yareretswe wenda ko ni muri paradizo wenda nkazakirira mu ijuru. Ntabwo mbizi. Uyitwa Shaffy, twamukunze cyane mu mafilime atandukanye. Ngiye ku giti cyanye nahoze mubwira ko filime ya mbere nyarwanda nebye kandi biri serious. Merci beaucoup. Ni filime yitwa Ntaheza Heza. Nayiguze Nyabugogo icyo gihe kwa kundi uri muri bisi, uvuye mu ntara, kwa kundi bacuruza ati dayi ni filime ndayigura. Ndayiranda ati ndeba igice cya mbere, ndeba n'igice cya kabiri. I think igice cya gatatu ntacyo mwaza. Nta gice cya kane. Hari igice twategereje turakibura. Kuko ibice byose nabirebye. Ni yari filime nziza cyane. Ni Shaffy twakunze muri icyo gihe, ni Shaffy twakunze muri filime zitandukanye. Uyu munsi hari filime ari gukinamo
nubwo atari ariko akinamo neza cyane yitwa Polepole muri bamenya yego turamukunda cyane nta muntu wamukekera ibyo bibazo wamukekera ko yaciye muri ibyo bintu man birababaza birababaza cyane ku muntu ukumva arakumva ndetse cyane ndimo ndavuga why ni baraguhanure ngo umuntu one day uzaba umukire kuki bitaca muri kino kiganiro cyacu birashoboka kubera iki umuntu wakunze Shaffy birashoboka ukunda Polepole tutamusapotinga man ukarifitinga umuntu up bikagenda neza ugafasha umuntu akava kuri icyo kintu cyo kwiheba akagera ku kintu gifatika mu buzima hari umuntu ukubwira ukabona kubwira n'umutima we wose ari very honest ari mu buryo bugaragara cyane ese Shaffy watanze nka nimero ya telefone yawe mari gina gutumye nk'umustar bo nta kibazo ko muri kwa ifite ari benshi nta kibazo na kimwe kirimo nimero yanjye ya telefone cyangwa se ya WhatsApp nkoresha ni 0728 54 031 cyangwa se wenda akamenyetso ko guteranya 250 7 2 8 54 0 ubwo ni amazera atatu nyine hari ibintu byateye kuri YouTube yego abantu bagapanga nk'ibintu bakakora nkaho batigeze bayipanga imbere y'Imana Gerard ntabwo nshobora gupanga icyo kintu wenda gena Shaffy tuze dupange story and then mitamo gutanga nimero n'imbere y'Imana ndahiye imbere y'Imana twigeze tubikora ntabwo yo tubivuga let support uyu mutipe je ndumva ari ngombwa ambwiye story ye bisanzwe nene mutume nk'umuntu jewe nzi muri filime nkunda ukuntu akina reka tuzaganire ako reka tumubere umugisha mureke tumubere hahandi Imana ishobora kuba yamusubiriza we never know wasanga wowe uri kureba kino kiganiro ari ugomba kuba waca muri Imana yacamo kugira ngo Shaffy ubuzima bwe buhinduke man kubona umuntu kuri televiziyo kumva yuko uti ewana uyu ni umuntu kabisa nemera n'umuntu nkunda ariko kumva story nk'ingiye musapotinga mu buryo bwose ushoboye thank you mu kumusapotinga ntabwo kumwohereza message kumubwira ngo pole sana Shaffy pole sana rukundo Arno pole sana nabyo ni byiza ariko mureke zanzozi ze zibe impamo biciye muri mobile money tubivuge gutyo zanzozi ze zibe impamo biciye muri icyo kintu it's possible hamwe natwe it's possible wowe ndabizi no kuvuga byinshi cyane mureke tubikore cyane man hugireho umuntu ngo umuntu araje kaminuza senda musapotinga gute umuntu akubwira story yo kumva ni ibintu biri too much babigoye ruko reka tugane ku musozo ikiganiro cyacu aka ni akantu kajemo kandi Imana ndabizi we never know niba wizera Imana ukomeze uyizere kandi Imana muri iki kiganiro iraza gukora ibikomeye Imana ishimwe cyane thank you so much kuba natwe mu kiganiro reka nsoreze ku kintu kimwe hejuru y'ibyo byose ikiganiro ufite kubwa cyahindutse mu buryo ntatekerezaga kandi bwiza Imana iza gucishamo ibikomeye nicyo ubuzima bwakwigisha nicyo ubuzima bukwigisha kwihangana jera ubuzima bwanyigishije kwihangana man kwihangana hahani na bya bindi bike mfite cyangwa se nabwa ikindi bwanyigishije kwigira uwo ntari ntago ngewe mvuga ngo ngewe ngo nimba ngo ndi umustar nkina filme uzanabicunge bitewe nuko niyizi ntago uzansanga amashow menshi cyangwa se ngo ndahanga ngo abayintu by'ibitaramo ngo ndi muri ibi ngibi ubwo hari impamvu nyinshi ikindi ngende wa muntu wihanganira ibigeragezo ngatuza nkumva ko nyine kizagira nyine ibigeragezo bikavamo kumva rero ko ngomba kwihangana ngategeza nkamanga ngo igihe cyane kizagera kumva rero ko ntagomba kuganyira buri muntu wese nyine reka mbyimenyere ariko igihe kizagera wenda nimba mbwiye umuntu ikibazo nibirebire so ku giti cyanjye rero ikindi cyakimpumuriza no kumva umuntu ambwiye nyine ngo like turimo tugana nyine akambwira ngo Imana iranzi buri wese kandi Imana iramuzi buri Imana niyizi uko tugomba kubaho tu Imana niyibizi Imana niyo niyizi uko tuzabaho Imana yacu irahambaye ku giti cyanjye rero ngiye nkunda no kwishima kwa mfite abantu tu ariko none ikindi cya kabiri abantu bakunda kutwibeshya bite abantu n'abastari batembeye barakize se
ntumuzi kera kuki se atagendera modoka gutya na gutya. So hari abo tuzi nyine bari tuzi kera banakize kandi banakira. Umunsi ushobora gukira ejo ugakena. Nimba ari we mwokoranye ikiganiro ugeze gukorana na nyakwigendera Joseph Habineza mwige bakora ikiganiro cyiza cyane avanga umuntu ntango ntakagishyira hejuru ngo ejo ushobora kuri hariya ngo yikize nakabonye ikiganiro mwaragikoranye narakibonye. So ibyo bintu byose birashoboka. Iyi saha rero umuntu ashobora kuba afite byose ejo bikanga ejo bikaba bimeze neza ejo umunsi kabiri nabi ejo bigakunda. So nemero yo ku igihe cy'Imana cyangwa se saya itaragera nyine ntabwo iba yakagera. Ngiye rero ntabwo nyamenya kuvuga wenda ngo meze gutya na gutya nyine ngo ntegereje isaha y'Imana. So aho barakana nibagiwe wenda buriya bitewe n'iki mfite simukadi ushobora ati mfite MTN ndayigira MTN niba mo hano muri telefone iyo simukadi iri ku WhatsApp nkoresha iyo ngero guhamagaye hitaba kuri MTN ariko ngoje kuri WhatsApp ni Airtel cyangwa se Tigo. So nimero yanjye ya MTN nayo irahaye ariko uyimpamagaye nayita ariko iyo natanze mbere ni ya WhatsApp wanyandikiraho ya MTN oya natanze ya WhatsApp ya Tigo watanze iyo WhatsApp ya MTN 078254 amazera 248 zose ndaza kuzishyiraho MTN umpamagaye nakwita ufite ikibazo cya ntumva gikomeye cyane man. Hari igihe umuntu yumva ikintu arimo akavuti wayi kuki ndiho ntabwo ugize wibaza icyo kintu ntabwo ugize wibaza igeze mu bigeragezo urabitekereza rimwe na rimwe kucyuriya rimwe na rimwe ukareba ibyo ukora ukareba gukiranuka kwawe rimwe na rimwe ukabaza kuki ari ibintu byabaho. Ejo bundi urupfu rwa Pastor Tojene wasigiye ibintu byinshi bitandukanye binakomeye. Ndibaza turi bande muri iyi si ndinde nakora icyo kugira ngo byibuze niki nakora gitunganya kugira ngo Imana ibone ko ndi umuntu utunganye mu by'ukuri. Ese nkora ihe mirimo byibuze myiza gute kugira ngo byibuze nanjye nkiranuke nzataha amahoro. Wenda yakoze byiza cyane wenda kundenza cyangwa se no kurenza abandi arigendeye ariko se cyari cyo gihe kugira ngo agende nimba arafashije abantu benshi batandukanye akaba abana yareraga n'ibiki byose kuki Imana imukuye mu bene Imana bifite impamvu imufitiyeho umugambi. Ntabwo ati nimutinza kuri isi wenda rubwo azacumura nimutinza kuri isi wenda hari ibyo bici bizabangama. Yarakoze ibyiza reka yitahire n'abandi yagiriye umugisha nawe wawugirira abandi byisi ni gatebe gatoki. So byarankanguye mbona yuko byose bishoboka naye ndavuga nti Imana nkomeza ni wowe unzi byose birashoboka. So ndi kwisiro ndi kubgayo Imana ni yinzi kandi Imana ni yizi byanjye. Ikibazo naye nkubajije ndakubaza nti ntabwo yigeze wibaza wayi kuki ndi mu buzima ndabyibaza bitewe n'icyo kintu n'ibyo bintu byose ndabyibaza cyane nkibaza kuki wanzanye kuri iyi si imeze gutya aho umubyeyi wanjye azifuza iki kintu kandi azi ko ndumva nanjye kamiza sinkimuhe aho umubyeyi wanjye abazi ko nkora kandi akaba ari abandi babyeyi bagenzi be bafite abana bangana nanjye twarangije nko muri kaminuza bagize icyo bakora umuryango wabo ariko ngiye nkaba nta cyo nigeze nkora. Kuki ngiye wemeje kuki ngiye wemeye kubaho gutya ukabyibaza rimwe n'ibyo bibazo byose twibaza tubiburira ibisubizo. Ndarira ndetse ndarira Uwiteka ariko nyine ntabwo ndabona umuntu wo kuza kumva. Shaffy mu by'ukuri ntabwo n'uyu munsi ukiri muri depression agahinda gakabije nyine ni kwa kundi ibintu bikubaho ukiyakira nyine mba nyirimo ariko nyine ukabyihuzahuza rimwe n'ibyo ukaba uri kumwe mu bandi bantu kugira ngo bikuvemo. Hari ikintu bajya bavuga ngo wenda ngo hari nk'ikintu ushobora gukora ikintu kugira ngo kikwibagize depression urimo rimwe n'imwe ukareba nka televiziyo ukareba amakuru ukareba ibiganiro ko yandeba ikiganiro cya Zoom niba ndagikunda cyane sinkubeshye ndagikunda ntabwo cyo kinancika icyo kintu nyine ukareba nk'icyo kintu kiguhuzahuza nyine cyangwa ujye gusura nk'abantu ukabugira ufite nk'inshuti wifuza kugira inshuti muri uyu mugoroba ku buryo ujyama nyine ibintu kumva nyine utari gutekereza kuri bya bintu byinshi cyane mu mwanya kuwundi. Ariko iyo ndi nka ngiye nyine nicaye ndabitekereza cyane none rimwe n'imwe akaba ari iyo noneho wakennye wabuze amafaranga yo gushyiramo ngo ugure umuriro cyangwa amatariki yo kwishyura inzu ageze ari hafi ukabura nk'iminsi nk'itanu ukabaza azava he ntawe uri buze kuganyira ugatekereza na bya buzima bwawe waciyemo kandi no muri situation irimo ntabwo uri kumwe n'aba type cyangwa se n'abajene muri buze kugana cyangwa se na televiziyo ngo uyirebe uri wenyine ugomba kwitekereza kuri bwa buzima bwawe ahumva wanasara. Rimwe n'imwe mbitekereje ngiye umutwe uranjye tension ikazamuka umutwe ugatekereza byinshi cyane umutwe ukakurya ariko nyine rimwe n'imwe nyine ukabyakira wabona uryamye ngiye ntabwo nyapfa gusinzira jera sinkubeshye nimujya ngo nakubeshye nyine saa 7 z'ijoro saa 8 saa 9 uzasanga ndi maso kukize nasinzira ibibazo umuntu aba afite wangu. Sorry man. Sorry bro. Sorry man.
ariko we will support you ndabizi ku nkuru yanjye we will support you man tumwumve ndetse cyane thank you so much Rukundo Arno ni nayo mazina ye yanditswe mu byangombwa ariko tumuzi nka Shaffy man wakoze cyane kubana natwe kandi komera men thank you so much komera cyane